mu gihe amaso yose y'abakunzi b'umuzika uhanzwe East African Party ku bahanzi bazaririmba mu gitaramo cya East African Party 2020 ku ikubitiro hateganyijwe The Ben mu izina ry'abahanzi bazaririmba muri icyo gitaramo barindwi bagomba kuzasusurutsa abanyarwanda bazaba bakitabiriye. Umuyobozi rero wa East African Party Mushomba Joseph akaba ari we wadutangarije ko iki gikorwa kigiye gutangira ndetse n'abahanzi barindwi bazaririmba muri East African Party bagiye kugaragara ndetse mu minsi mikeya ko agiye kudutangariza uko bagenda bakurikirana ndetse n'uko bazaba bose bahari uko ari barindwi. Rero Joseph yadutangarije ko abantu bavugaga amagambo agiye atandukanye ndetse n'ibihuha bitari byo ko umuhanzi mukuru uzaba uri muri iki gitaramo cya East African Party azaba ari Wizkid uzaba uturutse mu gihugu cyo muri Nigeria, atari byo ahubwo ko umuhanzi uzaba uhari w'icyamamare ari The Ben. Mu gihe rero abahanzi barindwi bazaperforminga muri East African Party bagiye gutangazwa muri iyi minsi guhera kuri uyu munsi itariki 13 ndetse kugeza ku gikorwa nyirizina abahanzi barindwi bazaba baramaze kumenyekana. Ku ikubitiro rero umuhanzi The Ben akaba ari we watangajwe na East African Party abayitegura. Igitaramo cya East African Party kigiye kuba ku nshuro yayo ya 12 kizaba tariki ya 2 Mutarama 2020 muri Kigali Arena. Kwinjira muri iki gitaramo bizaba ari 20 mu myanya y'icyubahiro, 15,000 mu cyiciro gikurikiyeho, 5,000 mu myanya isanzwe. Mu gihe abazagura mbere bo bazagabanywaho amafaranga 5,000 mu matariki abanza y'imbere, aho itike izaba igura 20,000 icyo gihe izaba igura 15,000, naho izaba igura 15,000 izaba igura 10,000, naho mu gihe 5,000 ho ni 3,000 mu myanya isanzwe. Reba indirimbo inshyashya ya The Ben ndetse n'indirimbo y'umuhanzi bakoranye Brown wo muri Kenya. Nongere nanjye mbashimire mbabwira mukomeze gukurikirana amakuru yose tubategurira kuri Neza One TV. Ciao ciao, love you.